Ladies and gentlemen, this is Meet Me Tonight. Please welcome Platini. Amashimwe cyane kuri Platini. Umushyitsi wacu mutumirwa w'umunsi. Iyi ndirimbo ariko Platini usengera he mwana? Ndi Anglican. Ariko ndakondaza kwikubaza neza urumva kubera ko Dream Boys nkurikije ukuntu umujyanama yaririmbaga n'izina ry'uriya n'umurokore. Zaba Romeo nauza uzwaririmba gukumva urafashijwe Imana ishimwe Platini umeze neza? Ndashima Imana n'abantu nka babiri. Abantu nka babiri? Nanjye ndimo. Of course kuba nitabiriye ubutumire nyeka kuri mu bambere ahubwo. Nkampaye amashi. Ngiye ikibazo cyane nshaka kubaza Platini watangiye umuziki ryari? Urumva igihe umuntu atangiriye umuziki igihe amenyekane se cyangwa waratangiye? Watangiye umuziki ryari wowe utangira? By the way ndi mukuru cyane. So natangiye umuziki bitari professional way muri 98. Yeah. Uwo mwaka uri mu Banyarwanda? Icyo gihe nari mfite imyaka 10 nibwo ninjiye muri korali bwa mbere naririmbagamo yitwa Alliance. Navuga ko aribwo namenye gufata microphone bwa mbere, nibwo namenye guhagarara imbere y'abantu ku myaka 10 muri korali yitwa Alliance. Yeah. Nibwo watangiye umuziki. Uyu tukuziho se noneho wawutangiye ryari? Bwa mbere ninjira muri studio ari muri 2008 mu kwezi kwa 10. 2008 mu kwezi kwa 10 ariko indirimbo naririmbye bwa mbere naririmbye 2009 ngo mu kwa mbere. Yari yawe wenyine? Yari yanjye ngenyine. Yitwaga gushyi? Yitwaga Ikiruhuko. Wari waririmbye vacances? Ya nari nyiva muri secondaire naririmbaga umukobwa uvuye muri vacances. Nibyo bitekerezo nari mfite. Umwana mwiza uvuje muri vacances numvaga ari byo bitekerezo bigezweho ko nari mvuye muri interne. Yeah. No kuvuga ngo ari ikindi kibazo nashakaga kukubaza. Nzi ko watangiye wenda uri muri Dream Boys. Dream Boys yabayeho ryariyo? Yabayeho 2009 mu mpera duhera ku ndirimbo yitwa Wanizingua. Sinzi yari indirimbo y'Igiswahili harabayizi wenda benshi. Dukora indirimbo ya kabiri yitwa Magorwa mu mpera za 2009 abatwaba mu 2009 mu mpera. Yeah. 2009 nibwo watangiye umuziki? Icyo gihe nari nshinzwe kuvuza icyuma ngo batahe za Kimironko ya kabiri. Injya komaga kira cyuma cyo kwishuri. Yeah. Platini urumwe mu bahanzi babaye mu itsinda Dream Boys. Banikorera umuziki. Ese kwizo experience zose uzifite ni ikihe kintu cyiza cyo gukora nk'itsinda? Ni ikihe kintu kibi cyo gukora nk'itsinda? Ni ikihe kintu cyiza cyo kwikorana wenyine? Ni ikihe kintu kibi cyo kwikorana wenyine? Murakoze. Sinzi ko imvugo iri bwumvikane neza. Sha no gutandukana nuko abandi bayivuze cyangwa uko nge ndi buyivuge. No kuvuga ngo iyo ushaka kugera kwihuta ujyana n'abandi. Ariko iyo ushaka kugerayo ugenda wenyine. Bivuga ngo kuba muri group birihuta cyane kuko mwe mufatanyije kugera ku ntego. Umwe acanga undi agacanga mugahuriza hamwe. Ariko amaherezo bizi ko hari iherezo. So ntago ugerayo byanga byakunda. Ariko iyo uri wenyine ubuzi ikintu werekeyeho byanga byakunda ugerayo. Niyo difference mbona navuga wenda umuntu yabirambura mu bundi buryo ariko nge nuko mbibona. Yeah. Baba. Ese ni baba ni baba? Baba. Anye ndaza gushaka ukuntu nzajya nivuga. Platini ari igihe cyageze ukumva reka umuziki? Umva nareka umuziki? Yego twinjiye muri Covid nibwo itsinda naririmbagamo ryari ribaye nkaho rishyizweho akadomo. Nagize amajoro menshi yo gutekereza numva nshatse gufata icyemezo cyo kuba nabihagarika. Ariko undi mutima urambye wongera upushinge ndashimira n'inshuti zanjye cyane. Donc baranyinginze ni nkaho nari impagaritse neza. Icyo gihe nicyo cyabayeho. Ikindi gihe ntekereza
nashatse kureka umuziki n'ubu ngubu. Ubu ngubu Yego. byagenze gute? Mba numva maze gukora imyaka myinshi, si ukureka burundu ariko mba numva nahagarikaho imyaka mikeya nkabanza nkita ku zindi nshingano, kuko imyaka 15 maze ndirimba ndaruha, ibitekerezo biragabanuka, ibintu byinshi birahinduka. Ariko sindavuga ngo ni igihe iki n'iki, ariko ibyo bihe bibiri nyine byatumye ntekereza cyane kuba nahagarika cyangwa nkongera ngatangira. Platini, uretse umuziki tukuziho ewana rumwe mu bahanzi babyina, mukomera amashyi menshi cyane. Platini umuntu ugira stage iryoshye kabisa. Thank you. Bazi kubyina, bazi no kuririmba. Uretse kubuzi kuririmba, ni ikihe kintu kindi uzi gukora neza wavuga ati ngiye ntakoze umuziki nakora ibi boro kabisa nkaba successful kabisa abantu bakamenya? Ko ari byinshi wa mugabo. Wayabivuge byose nta kibazo. Icyambere ndomo businessman, abanzi banyegereye reka mbivugira hano bwa mbere, mbarizwa muri transport. Hari company ngira ariko ya transport, nibyo bintu nkunda, business ya transport. Ikindi nkunda rero ariko cya entertainment, nkunda gukina umupira. Ku cyumweru buri gihe mba ndi mu kibuga, ku buryo mba numva ari ibitekerezo byinshi mfite natanga muri football. So ndakina byatari ariko mfite ibitekerezo byinshi muri football. So nkeka ko ntabaye umucuruzi cyangwa businessman, ari ingingo nyinshi numva natanga muri sport. Ufaniye ikipe Platini? Mu Rwanda no hanze? Mu Rwanda ufaniye ikipe, hanze ufaniye? Mu Rwanda biroroshye ni Rayon Sport. Indi ni Mukura. Nuko zimeze. Hanze I'm sorry, I confana Manchester United now. Yeah, it's all right. Nanjye mfana APR na Rayon. Iyo zakinnye ntago njya kureba match. Platini, impamvu y'iki kiganiro, ubu ufite urugendo wanyuzemo, ufite experience yo gusharinga abajene, tuba dufite theme ivuga use what you have to get what you want. Gukoresha ibintu dufite kugira ngo tubone ibyo dushaka. Hano harimo abajene batandukanye bafite impano zitandukanye. Ugendeye kuri experience y'imyaka 15 mu muziki n'indi myaka muri transport, nihe nama wagira umuntu uri mu nzira y'iterambere ariko utarabona ahantu hagarara? Reka mbabwire rero, sinageze kuri byinshi ariko muri wiki yanageze ho, mpamya yuko discipline ni ikintu nabonye kidasanzwe mu buzima ku muntu ari we wese. Sindi umuhanga kurenza abandi bahanzi bo mu Rwanda, sindi mwiza cyane kubarusha, ariko mu bintu byandanze mu myaka 15 maze ndirimba nta kantu ka discipline. Niyo mpamvu ngihagarara imbere y'abantu bakabyumva, ndabishimira Imana. Ikindi cya kabiri harimo struggle, right? Discipline ntago ari nyinshi cyane ariko ndagerageza, right? Numvisha abakomvere ntago ari nyinshi cyane ariko I try. Ikindi urugendo rwose wahitamo kuba niyo wahitamo kuba umujura, ntago ari urugendo rworoshye, bisaba kwihangana. Donc perseverance, ugasaba kwihangana mbere y'ibintu ibyo byose. Ikindi navuga ni confidence. Iyo ntayo utugiriye icyizere ntago ngewe urebera ku ruhande nzakikugirira. Big up to yourself. Ngira ngo Gents Comedy twarahuye, ndakubwira ni iki kintu mwakoze ni cyiza. First of all byaturutse ko wabanje kwigirira icyizere, none reba umushinga aho ugeze, urahuza abantu bakomeye cyane. So mumumera amashyi nanjye merci cyane. So confidence ni ikindi, ni umwambaro udashobora kwambikwa n'undi muntu. Ni umwambaro wiyambika kandi ukagukwira kandi bigakunda. Arakoze cyane Platini. Ndashaka ko noneho abari kubanga bw'ibyuma tujye kwakira ibibazo 3. Bine nta kibazo. Ibibazo 4. Platini, wiriwe? Wiriranywa amahoro. Nitwa Kimenyi Irene. Ndashaka kukubaza, uracyabana n'umugore?
urakoze cyane Irene. Icyo kibazo cyabazwa benshi hano ariko reka ngisubize ni njye wicaye hano. Urashaka yego na hoya? Okay, urashaka hoya gusa. Reka ngusane iki kintu. I'm sorry to say this ariko uyu mwaka ntago wanyoroheye cyane kwera ibyavuzwe mu itangazamakuru byinshi cyane ku rugo rwanjye. Ariko sinjye kubesha nta gisubizo kitangaje mfite kuri iyo deal kuko nkunda urugo rwanjye, nkunda umwana, nkunda umugore. Gusa nakubwira ko nanyuze mu bihe bitanyoroheye n'ubu ngubu nkiri kubasha gusobanukirwa neza. So numva ari cyo gisubizo nagwa nakubwira ko hari abantu nishimira kandi babaye part y'ubuzima bwanjye. Yeah. Twagiye. Yes, murakoze. Nitwa Baske nkorera urwa Gasabo. Ikibazo mbaza Platini ni umuhanzi mwiza urimo guperforminga neza, ukora amahit. Ariko nagira ngo maze ku bahanzi babiri hagati ya The Ben na abo banza buri cyo nabavugaho maze iminsi mbona ibintu bicishikanya mu mbuga nkoranyambaga ariko ibyo ntekereza ko ari ibintu byo kujijisha bituma mudatekereza ku bandi bahanzi bariho kandi bakomeye. So muzika yacu, music industry, it's not about those two. Hari a big number of people kandi banashoboye cyane. We should focus on bringing music up instead of bringing two people up. Nicho sicho Merci hagarara. Ngaho uvuga cyane rero. Platini. Karame. Sinzika is a true story of mine. Sibyo? And I want you ko uririmba agace kawe kuko niko kangize, and then ndashaka kumenya ikintu ukunda iyo uri kurya. Ni igiki? Ikintu nkunda iyo ndi kurya nkunda kurisha intoki. Navuze ibiryo. Nari numvishe iyo ndi kurya. Turisha umunwa n'intoki n'ikanya na ikintu nkunda kurya ahubwo we. Yego. Okay, ikintu kiri mu ifi ndagikunda cyane. That's great. Ubwo kunda amazi. Sinzika urama kapela yawe ko ariyo nyene. Sinzika rero imaze imyaka 10 n'ingahe twisa. Sinzi ko nibuka neza ariko. Icyo nzi cyo nuko ririmba akantu gato yibuke. Ikosa ryawe ntaryo nzi. Icyo wambwiye aho ndirimba aho sahanjye. Sina kwitada. Sibyarya ziratandukanye. Ariko twaririmba na chorus. Sina kwitada niyo cyantagariyo. Sina kwitatata wiyakanye mama. Sina kwitatata wiyakanye mama. Sinzika Hoya sinzika sinzika hoya nibiye bikugarutse yiya. Ikosa ryanjye naryo nzi rimbwire ndimenye amateka nera kubabara nkahinduka inganzwa y'ibyahise. Wibuke mama yarikaga mu mashuri yisumbuye ugera hera he nk'umukunzi we amahirwe make arasama. Kuva ubwo wahindutse intare mama arahangayika. Kuva ubwo wahindutse intare mama arahangayika. Imuhira arirukanwa amashuri akwamira mu nzira asabiriza buri wese ngo nkunde mbona ubuzima. Ibyo byose byano kugira ngo sizitswe magorwa. Iyoze burya nizika ntacyemeza ko wahindutse. Twese hamwe umva sina kwitatata. Hoya ihakanye mama. Twende sinzika cheche sinzika cheche sinzika. Thank you so much. Platini urakoze. Ariko mureze shaho. Utwo turirimbo ngiye ko urumva ahantu nigaga.
hariya Boro Green Hills muri materineri. ariko kwiga ukuze ntabwo bivuga ko uri umwana na Reka twamamaze turagaruka mu kanya. Arabura ikibazo kimwe cyanga. Platini wahoze mu itsinda rya Dream Boys, mugenzi wawe asa nkaho agusize. Watubwiye ko wagize amajoro menshi utekereza uburyo ugiye gukora wenyine. Nyuma y'ayo majoro menshi wasohoye amahita akurikirana gusa. Ndashaka kumenya imbaraga wazikuye hehe kandi wari uri mu bihe bimeze nk'ayingi ariko mukinya. Nabivuze kari ushaka kugera ku kintu harimo perseverance, harimo kwihangana. So narihanganye byatari buriya. Anyway, bijose nari mfite nari nsigaranye navanye muri Dream Boys, nayishoye muri career solo yanjye. Niba warabibonye kwikubitira indirimbo ya mbere Veronica, nayishoye amafaranga atari munsi ya miliyoni 6 video yonyine. Hanyuma mu gihe ntangiye gusohora indirimbo, covid biraje, nta bitaramo twongeye kubona muri covid. Nkomeza kwikoramo aho nagiye Dubai gushutinga Attention, indi ndirimbo yitwa Elena. So I spend a lot of money, ariko nari nzi yuko anytime imiryango nifunguka narihanganye ntanga ibyo mfite byose kugira ngo nongeye noburure career. Ubu ngubu nyine hari ibihe byiza bitazibagirana bya Dream Boys, ariko nishimira ko ndimo ndarema n'ibindi bihe bitazibagirana bya Platini. Ikibazo cyane cya kabiri, hari izindi mpano tukubonaho zirimo gukina umupira nk'uko wabivuze no kubyina. Hari ikipe wigeze gukinira byibura mu Rwanda yabizwi cyangwa se itsinda ryo kubyina wabyiniye mbere yuko ujya mu muziki? Yego, ibyo byombi byarabaye. Nabyinnye muri groupe yitwa Hotside ni groupe yabyinagamo ba Rafiki Choga Style, ibyinamo My Brother Prince Kid, yabyinagamo Kamishi, yabyinagamo uwo bita Clovis, nabyinyemo. Hanyuma ariko hari cyane nari muto kuri bo ariko narabyinaga. Abo bantu barabyina agasura kaye ntibona ko ndi umwana mwa bantu mwe. Imyaka narayimize. Hanyuma iby'umupira w'amaguru nakinnye icyiciro cya kabiri, ikipe y'Ibutare tw'Intare FC nakinnye mu cyiciro cya kabiri, ariko nageze no mu Mavubi y'abatarengeje 15, ndumva ari ibyo nakoze mu mupira w'amaguru. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Munsi ya 15. Platini, ikibazo nanjye nshaka gusorezaho, hari gahunda ya tunywe resi. Platini uyifata gute, ubyumva gute kunywa resi ku bajene? Yego, naririmbye icupa, yari mu buryo bwa entertainment, ariko science ivuga ibitandukanye nibyo naririmbye. No kuvuga inzoga nyinshi zifite ingaruka ku buzima bwacu, cyo ni obvious, ntago twagihakana. Nzi yuko zigira ingaruka ku buzima bwacu, bityo rero umuntu aba yabasha gushyiramo dose. So it's good, ariko tunywe gake mu rwego rwo kugira ngo dusigasire amagara yacu, ko abenshi bari hano n'urubyiruko kandi igihugu frema ni cyacu, nitwe dukwiye kuzakizahura, nitwebwe tugifite mu minwe y'intoki. So nimba kukunywa gake no gusigasira amagara y'umuntu. Amashimwe cyane kuri Platini baba DJ.